ibyanditswe bivuga nta gishitsi kirimo. Biravuga ngo igihe cy'imperuka ngo abantu bazaba bashaka ngo inyigisho ngo zihwanye n'iyari ryabo, kandi izo nyigisho zireze kandi zifite abakiriya. Umuntu ari mu guhaguruka ngo agiye kubanza guheza abantu imodoka, ngo rambura ukuboko ufata imodoka yawe, fata kontake, ngo fata inzu, ngo fata. Imana ibaho umugisha. Twebwe twese dukomere Imana amashyi menshi. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ni igice cya 5 n'umurongo wa 17. Turaza gusoreza nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice ni cya 8 n'umurongo wa 2. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 murongo wa 17. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha, za kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Amen. Dusoreze nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice ni cya 8 n'umurongo waho wa 2. Haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, uko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryamatuye ubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Reka tubanze dushimira Imana. Imana yatuboneye uburyo n'umwanya wo kugira ngo tuze tubane namwe. Turashimira Imana yabikoze. Imana ihabwa icubahiro. Kigira kabiri turashimira ikaze mwaduhaye, mwadutekereje, mukadutumira nk'uko bambere babivuze. Bashumba baraha, bayobozi b'itorero, Imana yanyujijemo kugira ngo mudutekereze, mwumve ko tubihaye agaciro, kandi turabashimiye ngo Imana ibaho umugisha. Ikigira kabiri iyo ngeze aha buri gihe muri Nakivale nza ngishimira Imana, ndashimira ubumwe bw'amatorero. Tuvuge ngo amen. Ubumwe Imana izakomeza ibashoboze kugira ngo mubuhorane. Natwe turashima Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ewe asifiwe. Ko murumva abantu bangana gutya mwikirije, nuko amajwi yo kumvikana, uko bivuze ko arabaye bifata. Hatabaye kwifata ko murumva twese twikirije, abe nubwo twokwikiriza buke amajwi yo kumvikana. Kwarabaye bavuga ngo iwe ntiyikiriza, none mwumve twikirize rimwe. Tuvuge ngo amen. Amen. Yego. Imana ibaho umugisha. Ndashimira timu twahuriye aha ngaha. Imana ibagirire neza, duhaye agaciro kuba hano kwanyu. Ikindi ntoreka gushimira Imana, ndashimira Imana yaduhaye ikirere cyiza. Tuvuge ngo amen. Imana ihabwa icubahiro. Asifiwe. Tugiye kuganira ijambo twatangiye kuganira kuva ku wa 5. Bagize teme nziza cyane ivuga ngo imibereho misha ngo y'abari muri Kristo Yesu. Asifiwe. Iyo bivuze ngo imibereho misha, biba bivuze ko hari iyindi yari ishaje umuntu aba yaravuyemo akinjira mu misha. Tuvuge ngo amen. Amen. Asifiwe. Amen. Ntabwo twirirwa tubabwira birebire ngo Korinto yari iteye gutya kubera umwanya. Nimureke tuvuge gusa iyo umuntu ari muri Kristo. Tuvuge ngo amen. Amen. Iyo umuntu aba musha bigenze gute? Niki gihindura umuntu kuba musha? Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 13 n'umurongo wa 13. Aravuga ngo hari ibyisonderwa kugira ngo umuntu ahinduke musha. Tuvuge ngo amen. Amen. Asifiwe. Amen. Aravuga ngo nimwumve amaze bibabwira.
hari ibintu nka bitatu bigomba kubanza kuranga umuntu. Muri icyo gice arababwira ngo nimwumve icy'ingenzi. Icya mbere ngo tugendane ingeso za Kristo ngo nk'abagendera mu mucyo. Hanyuma tugendane ingeso za Kristo nk'abagenda mu mucyo. Arababwira ngo nimwumve icyitonderwa. Ikintu ngo cya mbere ngo tugomba kwirinda ibiganiro bibi. Ibiganiro bibi. Ukuburi mukubona abantu neza abantu benshi imbaraga zararangiye kubera ibiganiro bibi. Kandi cyantangaje habe niyo bagira ngo bagiye gusenga bazabaza bakaganira nyina barangiza. Haleluya! Icyakabiri ngo tudasinda. Muri icyo gice cya 13 murongo wa 13 ngo tudasinda. Iki kintu cyo gusinda abantu bagiye bishakira ingingo, ariko niko ibyanditswe bivuga nta gishitsi kirimo. Biravuga ngo igihe cy'imperuka ngo abantu bazaba bashaka ngo inyigisho ngo zihwanye n'iyari ryabo, kandi izo nyigisho zireze kandi zifite abakiriya. Umuntu ari mu guhaguruka ngo agiye kubanza guheza abantu imodoka, ngo rambura ukuboko ufata imodoka yawe, fata kontake, ngo fata inzu, ngo fata yo tuvuge ngo amen. Bakavuga ngo si inzoga ngo niki zazitwara ngo zanditse hehe. Mbabwira icyo kimwe bibiri zivugaho. Izivuga ngo inzoga ngo zitera iki? Ngo zitera gukubagana. Iyo umuntu azinywa arakubagana. Tugira abantu bakinywa inzoga hari abantu bagisinda kandi abandi barabazi, ariko batinye kubabwira ngo batagenda. Narababwiye ko waraho nageze wivuga butumwa, reka mvuge ni inshuti zanje cyane nta kibazo, ariko we yari umucuranzi. Ndabaza ati umucuranzi ko yatinze kuza, ngo yango bakiyaruhuka yaraye mu gitaramo, ngo yango ngwazanga none nuko mu mutuzi ngo tuvuge ngo yoje kugenda. Ndavuga ati ndasiga mubwiye, kandi ndamubwira ko ari mwe mwambwiye kuko sintuye hano. Dufite abaririmbyi, dufite abayobozi, reka njye no muri bayobozi, dufite abayobozi bakinywa inzoga. None ntimwikiriza haleluya, tuvuge ngo amen. Amen. Hose mbabwiye tuvuge ngo amen. Amen. Dufite abantu bakinywa inzoga, bakira amaforote, ntibakubwiye ariko barabizi. Reka mbatangarize mpagaze hano, baraguhisha ariko barabimenye, bazabanga gusa mutagenda. Pawulo arababwira ngo icyakabiri nicyo gituma n'umuntu ari mu guhinduka yagira ngo ashime ko yahindutse, abantu bakabigira ni nziza. Reka mbaza ababyeyi, ninde wogenda yirata ku bandi ngo Imana ishimwe ko umwana wanje ari mu kuzishobora? Hari uwo gishima akavuga ati Imana ishimwe, habe n'ubwo yobazanywa bazamubwira ngo umwana yamwo akavuga ati ngize ikibazo. Haleluya! Kandi abantu bari bageze bagira ngo niza ngo none bazazishobora gusa n'abapapa. Muzi ko hari n'abamama basigaye banywa inzoga. Reka ndeke kwerekera mama mvuge nereke ngiye. Murabizi ko hari abamama basigaye banywa inzoga. Uko kera tumanukanye n'abakobwa bose barahari basigaye banywa inzoga. Pawulo aravuga ngo icyitonderwa, ngo bagomba kuba birinda ibiganiro bibi kandi ngo badasinda. Biba atipe cyane tatu. Haleluya! Haleluya! Ngo tudasambana. Ngiki kindi cisha abantu zambi zako za kisiri
ni sumu sana kuliko ukimwi. Usipotubu wache haraka, pole pole zitakumaliza. Haleluya! Amen. Twirinda Paulo yandikira Abakorinto aramubwira ngo se ngo ndimuzi kumiriya n'isengero za Kristo, ngo kandi mukaba ariyo mugira yavuye ku Mana, ngo none umuntu yofata insengero mu rusengero rwa Kristo ngo akaruhindura urusengero rwa maraya. Arababwira ngo ntibikabeho, ngo ndimuzi ko ijambo rivuga ngo wifatanije n'amaraya kera baba babaye ngo babaye urugingo rumwe nawe. Asifiwe. Amen. Amen. Paulo rero tuvuge ngo amen. Arababwira ngo uyu muntu tudasinda tudasambana ka Yesu azi byose. Ushaka uzuforoda pasiteri yogira ute cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa ariko Imana nyir'ijuru macho ya Bwana yaona pote, kuko Biblia zaramenyekanye n'ibitaramenyekana bizamenyekana, kuko Biblia zivuga ngo umwuka ngo abasha kurondora wa kamere. Ibyo biroroshe kuberekwa umunyamwuka, biroroshe kwerekwa wa kamere, ariko Biblia zivuga ngo wa kamere niwe ntiyorondora umwuka. Niko nivuga yavuga ngo umwuka ngo azabasha kurondora uwa kamere, ngo ariko uwa kamere ngo ndiyorondora umwuka. Asifiwe. Amen. Nukubaho kugira ngo umuntu abamusha muri Kristo, nukubaho mu buzima bubaturutse ku cyaha, umuntu akirinda icyaha kugira ngo ugire imibereho mishya yo muri Kristo, nukubaho mu buzima bwirinda icyaha. Asifiwe. Amen. Gausha wakushiramo kabase gatogira mbabwire ayandi makuru akurikira. Numvise noshima Imana kuko yatwemereye kuba ahantu kandi namwe ikabemerera kugira ngo tubane. Ngaho curanga base, curanga. Muzamure duhimana icyubahiro kugira ngo twinginge Imana itugire basha muri Kristo Yesu. Zakera ngo yabishize. Tuzamure duhimana icyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. N'ubuzima bwirinda icyaha, kora icyaha wese. Yohana yarabivuze igice cya 8 keka kuri 33 aravuga ngo ukora icyaha wese uwoni imbata y'icyaha, kandi ngo shefu w'abanyabyaha, shefu ngo ni Satani, n'uwo ni se Satani, uwo ni we shefu w'abakora ibyaha. Uzoza mvugiye mu byaha, uzoza uvuga ngo bose wanje karambo, bose wanje, bose w'abakora ibyaha bose
ni Satani. Ariko kugira ngo tugire imibereho misha muri Kristo no kwirinda icyaha n'igisa n'icyaha. Icya kabiri turengo amen kugira ngo umuntu abe muri Kristo Yesu. Bibiliya yavuze ngo tuvuge ngo amen. Ngo bari muri Kristo Yesu nibo ngo ntateka bazacirwa ntaryo, ngo kuko itegeko ry'umwuka ngo ari ryo ryaba batuye mu itegeko ry'ibyaha ngo n'urupfu. Tuvuge ngo amen. Kora icyaha wese. Pawulo niko yandikiye Abaroma. Reka here ku gice cya 5. Pawulo yaravuze ngo twatsindishirijwe no kwizera ngo ntabwo biva kuri twe. Tuvuge ngo amen. Ngo agere ku gice cya 6 arongera agaruka kuri iki kintu. Aravuga ngo none ngo dukomeze dukora icyaha ngo kugira ngo ubuntu bw'Imana busake hanga ngo ndibikaneho. Ngo agere ku gice cya 7 Pawulo avuga ko kugeza ubu nawe ngo kirwana na kamere y'icyaha. Aravuga ngira ngo nkore ibyiza ibibi ngo bikamwitanga imbere. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ngo agere kuri iki gice cya 8 rero aravuga ngo nimwumve itangazo rihumuriza imitima. Aravuga ngo nuko rero tuvuge ngo amen. Ngo bari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwa. Ababaye basha muri Kristo ntateka bazacirwa, ariko nuko bagomba kuba bafite imitima yumva Imana. Abumvise tuzamura ibiganza by'Imana cyane, tuzamure cyane benshi biva hasi nguko. Haleluya. Kugira ngo Imana irate umutima wawe nuko ibanza kubona ko muri wowe hari umutima wo kwihima ngo kuva mu byaha. Uzasome neza nicyo yashimiye Dawidi niba ku gice cya 13 murongo wa 22 mu Zakozwe n'Intumwa isivuga ngo imukuye ngo yahagurukiriza Dawidi ngo yamwimika ngo yamuhana ngo yavuga ngo nimwumve ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi ngo umuntu ufite umutima ngo umeze nk'uko nshaka. Muzi uwo mutima Imana yawushimiye ngo wari umutima ugira gute? Ngo wari umutima usaba imbabazi. Umuntu akabaho mu buzima bwo gusaba imbabazi. Hari abantu batazasaba imbabazi. Uyu mugoroba utekereze n'imbuga ugize iminsi waratandukanye mwakundanaga ntimukivugana ntimukigendererana icyaya mukoreye wanditse mu ikarine kugira zibagirwa. Haleluya. Dawidi kugira ngo Imana irate umutima umunsi umwe ngo yarifujije ngo yifuza Mukawuri aramusambanya ngo arangize aratwita ashaka ukuntu asimikira ari cyuko ariwe wamuteye inda ngo atumiza Uriya aramubwira ngo ngwinuje ku rugamba ngwinuje mu rugo urare mu rugo kugira ngo inda bayitirire Uriya. Aravuga ngo Uriya agatsindwa ntituzatuja ku rugamba ntituzatuja kurara mu rugo ngo turi ku rugamba. Ngo Dawidi ngo amane kubona kuko yanze yamamwandikira urwandiko bageze bubaha cyane ararumuheza aravuga ati genda ushire umugaba w'ingabo. Ngo urwo rwandiko rwaravugaga ngo numara kumubona ngo umushire imbere apfe. Ngo arangize aba ariko bigenda aje imbere arapfa. Ngo amare gupfa Imana izireba hose. Tuvuge ngo amen. Asifiwe. Imana ngo yamihagurutse umuhanuzi Natani iramubwira ngo genda jana message kwa Dawidi ngo ashiye amamubwira ngo mwami ture nkabaganiraho gatoya. Aramubwira ngo nkubwira amakuru yabaye ngo hari umuntu wari ufite intama 1000 ngo akabana n'umukene ngo wari ufite agatama kamwe ngo bukeye wamukire ngo ararigwa n'umushiki aca kuri za ntama 1000 ngo afata agatama k'umukene ngo akabari kabagira abashitsi kandi bibiri izivuga ngo kabaga mu gituza yamamubaza ngo none ngo uwo muntu wo mukorera iki? Dawidi ati abaye nko muri iki gihugu ikimbereye umwana iki tarundi rubanza tabahamya ngo wabakwiriye gupfa. Natani amamubwira ngo ni wowe mwana ngo ni wewe tiwari wemerewe turi umwana tiwemerewe ugiye kwica ngo arangize mwumve afata umwanya wo gusaba imbabazi ngo ayihana niwe muntu usome neza muri neza ngo mbabarire inyama y'umuntu tugira abantu bataza basaba imbabazi
habe niyo bagiye gusaba imbabazi bayigize karektire gusa bazabavuga ngo mumbabarire uzantukana kagambana ngo nibintu mwa satani yanibagije yo ngo barangije kasi ninde kuko ko satani azayibagiza umutika satani azayibagiza habe nigiye mu Kristo soma gatabo k'umugenzi n'umunsi mu Kristo yavuze ngo ndaje mu Rurembo Siyoni ngo ahura na Apron icyambere amaje se urava ukaja he ngo nibo nava mu mudugudu w'imbukiro ngiye mu Rurembo Siyoni wewe n'ibintu wakiraniwe kurajana ati mbikuwari ati tiwasaye mwisaya gahinda gasase ati tiwasinziriye ugatakaza iby'agaciro icyagatatu tiwaciye kwa mwikirisha amategeko uha ushaka uburira bumwe bene ubungubuga ubwo murakunjise kabisa ngo agere ku cyakane amubwira icyakane kandi twe nicyo tutaza twemera yama amubwira ngo uri n'umunyantege nke uzobwira umuntu ngo afite intege nke gira wumva gira gusobanurira neza ukuntu ubukristo ngo ari mu mutima boroya mutu ndio temwe muziki tu abantu mu gutanga imitima yabo bahamya nuko tutayibona icyo ni kimwe Dawidi yakoraga yagira ku mutima wo gusaba imbabazi ikindi cya kabiri kuri Dawidi niba aramuvuga cyari yagiraga nawe n'umutima wo gutanga imbabazi haba n'abandi bantu bataza batanga imbabazi wababariye Sawuli yageze amuhiga Sawuli yahoraga amuhiga apana bizo kuvuga ngo namakuru agatora icumu akamutera agatera icumu ariko umunsi umwe yaramuhunze ngo ayiriye mu buvumo ngo abwira abagaragu be ngo twigire imbere ngo turebe ko umwanzi wacu atoba ari hano hafi ngo bigire imbere basanga Sawuli arasinziriye n'abasirikare biwe bose mumpe ikintu gitangaje Abishayi ngo yambabwira Dawidi ataho uri se umwanzi wacu titumubonye tutarushe usari akazamusomera n'ibyanditswe ngo ntuzi ko bivuga ngo izoshira abanzi bawe ngo munsi y'ibirenge byawe uko hasi ho turi ndi woreka ngo mwumve bageze biremera cyane aravuga ngo ndamutera icumu ngo rimuhuke ngo rifatane n'ubutaka ngo niridafatana n'ubutaka muri nte ariko amubwira gute nubwo wicana tuzamara baremwe urica bakavuka umugambi w'Imana nubwo wicana tuzamara baremwe urica bakavuka umugambi w'Imana haleluya aramubwira kumva yawe ngo biragatsindwa ngo kuramburira ibiganza ngo ugiteka yasize amavuta reka nuna mukangura zihorere ngo afata gusa ngo amazi agacuma k'amazi ngo akata no ku mwenda wiwe aravuga ngo tugende ngo agere hakurya ngo aramuhamagara aravuga ngo Sawuli we ntiyanahamagaye Sawuli yahamagaye uwamurindaga yahamagaye Abuneri aravuga ngo Abuneri we uri umurinzi nyabaki Abuneri nageze kuri shobuja ariko Imana kumva Sawuli yahamagaye Abuneri Sawuli bari we wumva yamavuga ngo icyo nishwe ngo by'umwana wanje Dawidi we Dawidi wangezeho tiwanica ngo sha tuzobura kuba umwana wa Israeli kubera iki ufite umutima ubabaje tugira abantu bataza batanga imbabazi prima kalima zafira yangu mwana shangila habila sifarbela hamina wina hangilai kirima harbela sifareti n'izina rya Yesu abantu batanga imbabazi musubire mu ngo mubabarirane musubire mu matorero mubabarirane musubire mu miryango mubabarirane mugabo n'umugore basabana imbabazi kwihana ngo si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge ntabwo bisaba filozofi ndende ngo nkeretse kwanamuza gusa umuntu ngo kuko ari umunyabyaha varikarde zave icyo ni kimwe ni ubuzima bwirinda icyaha ubuzima busaba imbabazi kandi bugatanga imbabazi yakaje ku kabiri icya kabiri kugira ngo umuntu agire imibereho mishya muri Kristo ngo ni ubuzima buhora imbere y'Imana busenga Imana ariko mbabazi umuntu yovuga ngo akunda Imana ariko atagira umwanya wo kuganira nayo
Babasi ninde wubatse hano uzuvuga ko akunda urugo rwiwe ariko iyo abaye nk'uwitasi tazahamagara ntiyoruvugisha ntiyogira gute azavuga gusa ngo nene woyoboneka se woboneka reka mbaze abakobwa cyane nibo babizi ninde mukobwa ugira umufiyanse bataza bavugana baherutse umunsi bakundana bazosubira bahure bagiye gusohora invitation basubire bahurire muri dote ninde umugira ariko muzi mwega nta makuru muzi communication yabo bantu ni communication iziba buri saha apana mwijoro ngo buraca buri joro ni waramutse wabyutse neza uri kumwe nambe wanyoye icyayi saa yine ni wiriwe hehe nimugoroba uri kumwe nambe nijoro wabo kandi kumwe karabira undi ari mu ntara ntanaza no kumugaburira akabaza ngo se wariye muzi impamvu yabo bantu nukuvuga ngo niba mukunda haba hagomba kuba communication wovuga ngo ukunda Imana utagira umwanya wo kuganira n'Imana kandi gusenga haleluya mu gihe cyo gusenga amasengesho agera kure cyane ata umutima umuntu uzibere Imana komanga ugakomanga cyane ushaka haleluya ubu harageze n'ubuzima bubi imbere y'Imana ushaka kugira imibereho mishya muri Kristo nukuba mu bihe byo gusenga Imana umuririmbyi yararimbye ngo igihe nsenga Uwiteka ngo bizabintaruramo impagarara bizabintaruramo impagarara mpagarara zose gusenga tuvuge ngo amen gusenga Yesu yabibwiye umudamu w'Umusamariya wari warakoze ibyaha wakoraga ibyaha araruha baramwihorera abandi bakavoma mu gitondo iwe akavoma saa sita araruha mu mvugo z'ihubu nawe ariyakira ariko umunsi umwe ngo Yesu araza ashaka kumubwiriza Yesu ngo arahicara aramubwira ngo wa mudamu ngo mpeza ku mazi yo kunywa aramubwira ngo twosaba n'amazi gutabayuda n'Abasamariya tuza dusaba n'amazi ni gute icyo kintu gikuye he Yesu amubwira ijambo gusa aramubwira ngo yaba waruzi tuvuge ngo amena ngo yaba waruzi impano y'Imana ngo ukamenya n'ugusabye amazi ngo wari kumusaba amazi ngo utazongera kugira inyota ukundi ayi wa mudamu yamubajije ibintu nzi ariko reka mvuge nka bibiri aramubwira ngo se uraruta sogokuruza Yakobo wacukuye rino riba tukaba tuza tunywa n'ibintu twese tugashira inyota ushaka kuvuga ko umuruta icya kabiri ngo aramubaza ngo none mbaye nkwemereye kuvoma ngo ufite icyo uvomesha ngo kuko iri riba ni rirerire ariko ngo agera ijambo Yesu yari yamubwiye arongera arigarukaho ngo aramubwira ngo ariko nanone ngo mpeza kuri ayo mazi ngo ntazongera kugira inyota ukundi ngo unemerere umpe kuri ayo mazi Yesu aravuga ati aramubwira ngo genda ngo banza ugende uzane umugabo wawe genda uzanire umugabo wawe ngo yamavuga ati umugabo ntawe ngira nta mugabo ngira Yesu aramubwira ngo icoco uvuze ukuri atariko kandi habe n'uwo muri kumwe none nawe si uwawe wa mudamu ati ese uri Mesiya twari dutegereje kuhaye umenya kubamenya n'ibiririya ni n'uwo turi kumwe n'abo twatandukanye bose none umenye n'uwo turi kumwe aramubwira ngo uri Mesiya Bibiliya izivuga ngo haleluya ngo ashyira ikibindi hasi ngo arirukanga ngo agenda avuga ngo tuvuge ngo amen kwiriba kazi haize umushitsi yahuraga n'umuyu haleluya umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'Umusamariya neza bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu
imibereho y'umugore, maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo yahuye na Mesiya. Imwanga muda kwifata biramugora, azamuka umudugudu asakuza ati bagezi huye na Mesiya, nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kanigura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha, hahandi ntari mu nzira arahindutse ubundi musha. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ashirikiri bivuze ngo uyu muntu ahuye na Yesu, ibyo yari yikoreye byose bidakwiriye azabanza akabishyira hasi, arabanza amanukiri bivuga ngo ibyo nari nikoreye bidakwiriye ngibi, ngo agenda ahayabwa ngo nimundeke ndibi, ngo nahuye na Mesiya. Iyo wahuye na Kristo wahinduka mushya. Amen. La parika des ave uhinduka mushya. Musere kuba imbere y'Imana, musere kugira ngo umuntu abe mu agira imibereho mishya n'ubuzima busabana n'Imana. Ikindi cya kabiri, gusenga ngo kuza gukuraho imigambi ya Satani. Ushyiramo mikoro irayivuga neza, tuvuge ngo amen. Gusenga Imana bikuraho imigambi. Masengesho nitwaro y'umukristo yakoresheje gusenga imiyagiraho sozi imbere y'ibibazo, ahindura imigambi y'abanzi, asenga ibigome, ahindura imigambi y'abanzi, asenga ahindura imigambi y'abanzi, Satani asenga. Haleluya. Musume umwami bita Senakeribu ngo yatumye kuri Ezekiya, aramubwira ngo Ezekiya, nzogutera kandi nzogutsinda, nzogutera kandi nzogutsinda. Ngo arabanza amuha seve, amuha umwirondoro, arabanza amubwira ingamba zose yateye n'izo yatsinze zose, arabanza arazimubarira. Ngo arangiza aramubwira ngo nawe ngo nkumenyesheje ko nzogutera kandi nzogutsinda, kandi ngo amuha urwandiko, apana ngo ni amakuru. Arabona imwaka urwandiko muri mushiri, nawe ngo ararufata urwandiko, ngo ararufata ararusoma neza, asanga niko rwanditse, ngo rwanditse ngumva ngo azogutera kandi azagutsinda. Ngo arangize Zekiya ngo ararureba, aravuga ngo si urwandiko ndarutwara hehe, ndushira abakuriye ingabo se, ndushira abameze gute? Ngo yigira inama, aravuga ngo rushana imbere y'Imana, kaja kubwira Imana. Ngo ararushana ngo ashike imbere y'Imana, ngo ararurambura, utegera amakuru ya Kristo. Ngo arambura urwandiko, ararurambura, nguremo nkurungurugira mwumve. Ngo arangize mwumva abazi kubwira Imana neza ukuntu bazabareka. Ngo yamavuga ati nka koga yagiye imbere y'Imana, ati wabonye urwandiko rwa Senakeribu ngo rumvuka jewe, iwe arivuga. Aravuga ati jewe kuntuka ni ibisanzwe, ariko hari akarongo nabonye nawe yagututse, kuko ngo yakoresheje ijambo wese ngo Imana yogukiza amaboko yanje ni iyi. Ati nonega nikaho nawe uraho. Mwumva abantu bazi ko bazamenya aho bajana icyifuzo. Tuvuge ngo amen.
ajana imbere y'Imana abwira Imana ngo urwandiko je simushobori kandi karantuka ariko nawe yashizemo akarongo mureke mbabwire niba umuntu akakuvuze neza ashizemo Imana yawe ukumva yishizemo uzomenye ko uwo muntu hari akantu gatoya azoba gufashije gusenga. Hari umuntu wigeze kugakora naje baramfashije nigeze kubwira umuntu namubwira tese muvandi tuvuge twadusenga nyine kuko wambaye amafaranga nkaja kwiyogosha ndimumva ko yari makiya yo kwiyogosha bamara mbwira ikintu ngoya ngo umuntu usenga Imana ngo yobura amafaranga yo muri saba kandi arambwira ati ndayafite ariko sinago mbonye ari nko kubesha wosenga Imana nuko yarikije ndambwira ati nta kibazo isubirireyo iryo jambo ryo najanye imbere y'Imana ese nyine Imana uko avuze nyine ese nyine ibyo none se uwa ndababwiza ukuri twaratandukanye gutya umuntu araga ati nakubuza we nakubuza aki Imana mutima urambwira ati muhamagare wamuhamagara vuba aze muyasangire vuba bitamubwira ati muvandi garuka nkubwire ngwino nibaguheza amata nibaguheze nibakongere atawe ariko wazumubira kandi uyafite hoya sinari nafite Imana data siko mushuka Imana dukore muze mumenyaho mutwara ibyifuzo muzikiza gituma abantu batinda gusubiza ni ugusengera ikintu ariko akavuga ngo mfite akavuga ngo mfite anko izari zo byose arandebera muze mwizera Imana musenge mutegereze ku Imana harya twasomye muzumve neza umwami Senakeribu uko zagenze Bibiliya ivuga ngo abasirikare ngo barahindukanye bonyine ngo baricana ngo nawe ahita agenda aseruka ntangabo ngo ashike ku ngabo baravuga ati abasirikare bari he umarishije abasirikare none uragarutse nabo ngo baramwisha kubera iki iyo wasenze Imana ntacu uzabura warasenze Imana Begu kunagira neze mbuza amazina namwita begawe Begu kunagira neza mbuza amazina namwita begawe Begu kunagira neza we mbuza amazina namwita muzamure mwebwe mwese tutere haleluya amen muzamure tutere haleluya bakubwira Imana abantu binjira mu bihe byo kubana n'Imana abantu basenga Imana hakika muzamure mwumva ko twokwinginga Imana muzamure haleluya 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 iyo senga Imana Imana izi kuremera amasezerano yari yarabwiye umugabo bita Simiyoni iramubwira ngo tuzapfa utabonye agakiza ka Isiraheli kubera ko wategereje kubera ko warinze igihe kirekire tuzapfa utabonye agakiza ka Isiraheli arategereza icyo Imana yavuze iyo wavuganye n'Imana iyo usenga Imana hari ukuntu uzuvugana n'Imana Imana ikaguha amasezerano hari icyo yambwiye ndi mu murimo wayo ubu nizeye ukwitambeshe hari icyo yambwiye sengera mu butayu ubu nizeye ukwizabikora hari icyo yambwiye ndi mu murimo wayo ubu nizeye ukwitambeshe uyu munsi ntiwongere kubura amahoro mu mutima ujye uvuga uti data ntabwo wambeshe iri joro ntusinzi wizigure cyane ujye uvuga uti data ntabwo wambeshe iri joro ntusinzi wizigure cyane ujye uvuga uti data ntabwo wambeshe ujye uvuga uti data ntabwo wambeshe oya ujye uvuga uti data ujye uvuga
uti data ntabwo wabeshe oya data ntabwo wabeshe amena ujya uvuga uti data ntabwo wabeshe oya ujya uvuga uti data ntabwo wabeshe ujya uvuga uti data ntabwo wabeshe ujya uvuga uti data ujya uvuga uti data ntabwo wabeshe oya amena ujya uvuga uti data yabeshe oya amena we ujya uvuga uti data ntabwo wabeshe ujya uvuga uti data niba waravuganye n'Imana ntabwo Imana yashizweho n'amatora ngo wenda tubwire ubwoba kuko manda yayishobora kurangira vuba ikabaho itabisoje ahubwo ishimira yavuganye nawe gira kwizera ntabwizibesha uyu munsi ntiwongere kubura amahoro mu mutima ujya uvuga uti data ntabwo wabeshe iri joro ntusinzire wizigure cyane ujya uvuga uti data ntabwo wabeshe iri joro ntusinzire wizigure cyane ujya uvuga uti data iyo wavuganye n'Imana yari yarabwiye Simiyoni iramubwira ngo tuzapfa utabona agakiza ka Isiraheli munsi we ngo manura Yesu ngo wagiye kumugasambira umwari Simiyoni ngo yibuka icyo yavuganye n'Imana ngo araza ngo afata umwana aravuga ngo nuko databuja we ngo sezerera umugaragu wawe ngo ngenda amahoro kuko icyo wari warasezeranije ngo ngiki ndakibonye Bibiliya izivuga ngo hari n'undi mudamu w'umupfakazi ngo wari waramaranye n'umugabo gusa ngo imyaka 7 nawe ngo apfakariye ngo 80 nawe ngo yahora agasenga Imana ngo yahora agiriye mu nguni ngo abwira Imana ngo wamana we uwo munsi nawe ngo ahita asifiwe ntibakundaga no kunamuvuga cyane nuko niwe waje kumuvuga neza nibo bageze bavuga ngo n'undi mugore gusa ngo n'undi mugore w'umupfakazi ariko Luka aba ariwe nawe umumanukana aravuga ngo nawe ngo n'uwo mu muryango avuga se avuga iyo akomoka aravuga ngo nawe yaraje babyeyi yari yarihanganye umupfakazi araza ngo abwira Imana Bibiliya izivuga ngo asubira mu magambo ngo nkari wa mbere aravuga ngo naje nsezerera ngenda amahoro naje narihanganye ariko mbonye agakiza ka Isiraheli babaga imbere y'Imana kugira ngo ubicare mwegishe ugomba gutinda imbere y'Imana Yubu nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanje Yubu nakunda kwihagararira gusa ku muryango w'inzu y'Imana yanje kuko bidutira kuba mu mahema y'abanyabyaha kandi bikadutira kuba muri kabare mu inzoga kandi bikadutira kuba mu mazu yubakitse cyane
musubire kugira ngo dusoze iminota twavuga ko ndayireba neza cyane. Tuvuge ngo amen. Imibereho mibi y'abari muri Kristo Yesu. Iyo umuntu ari muri Kristo aba yabaye mushya. Biriya byose ari amateka yose. Turazima icyubahiro. Subireyo dusoze. Ariko ngiye gutera haleluya umunani zo kubwira Imana ngo wamana heza abantu kwinjira mu buzima bushya bagira imibereho mishya izake bazibagirwe kandi babwire niba ari ikintu kizagica umuntu indege ni amateka gusubiza umuntu mu mateka. Nawe numva abantu gushaka gusa kugira ngo bamare ikintu imbaraga ngo ni igiterane cy'izuba. Iyo bazagenda bishoboka ngo urugingo rwose turukorere igiterane ndabitahuye. Iyo nuko ari imyanya izibura ngo ni uku kuboko cyangwa igiterane cyo gushima ko Imana yakumpaye. Baza ukuwewe nguko kuguru ntiwo gukorera igitero wamana we yo twatubonye. Musubireyo konda muri minota navuganye n'umuyobozi wa gahunda konda ireba umushumba ntabwo bokwica gahunda iminota bampaye ndayuba ariko ndashaka mu maze mbabwire uze muha agaciro kumenya Imana. Ni umuntu umwe nzovino namubonye barambwiye ko ikintu ndavuga turi mwarimu ngo aheruka gukoresha anniversaire ngo y'iminsi yakiriye agakiza aragenda azana gato atumira inshuti ze ngo muze mfite isabukuru. Barabati niyiki imyaka ningahe atoya iyi ngiyi ni muze tuyikate ngo nibutse ngo kwimana yankuye muza. Apana kazi ya muza mukora tunavuge n'imyaka ngo nakwishe imyaka y'ingahe ngo ye gusa mwebwe igihe nakizwa ngo Yesu yinjiraga muri icyo genda kizakibagirana sinzibagirwa igihe nakizwa washibuka. Tuvuge ngo amen. Baheranze ku mutazage yibuka igihe yakishijwe aserekure niba ufite amafaranga wigurire uvuge ngo wamana we ndagushimiye ko wampaye agakiza ku muntu ndagushimiye. Wembe mukabica amazi ukubabaza nk'umudamu wiwe ninde muntu wari wasaba gushima ngo ndashima Imana ngo ko umugabo waje ari umusinzi ngo kandi azazinywa pe hari wari washima Imana abagabo hari wari washima Imana ngo umudamu we ni umusinzi. Hano nicyo kitwa ngo ko tugomba kugiha agaciro siko mushumba kuba kuha agaciro uko umuntu udashimye ko wakijijwe udakoze anniversaire ko wakiriye Yesu nk'umukiza ziriya zindi ni izino
ino mwisi ariko kwibuka neza nukwibuka igihe muri zaraza ngo sizibagirwe kugira Yesu yaje muri nimugise icyo ngicyo uzawigurira ujitazame mwenyewe isi alivyokuumba utakuta ni wajabu uitazame milima isi alivyoiumba mimi nashangaa ujitazame mwenyewe isi alivyokuumba utakuta ni wajabu nari bagomba gutera haleluya muna zo gushima dushimira Imana ko yaduhaye agakiza ku mwene data ariko turushije gutahura wa ariko waturushije gutahura ukagishoramo amafaranga angana gutya kwibuka gusa ukuntu waho hose ariko uri igihumbi usibanganya amateka mabi usibanganya ubisura musha usibanganya kandi mwumva ukunda abantu baza baca amazi ikintu cy'ivugabutumwa n'agatangaye muzi ko bari umuvugabutumwa aho kugira ngo bumve ijambo bazaba bica amazi haravuga ngo se wane niyo wabwirisha bakama ngo ngo na sekuru niko yageze avuga gusa kugira ngo abimare abikandakande abimare ngo kumva abanyirarumiwe ngo si ibintu ngo nuko bose baza bavuga yewe abanyirarume baba mu Baroma nyakora mewe neza soma Baroma aba mu Baroma mureke mbabwire kubera icyo kiri mu gutuma abantu bipirira n'amatorero kandi kuko abashumba barahangaha twese turibo muhumure muzike tubanza mu gukora icyo kiri mu gutuma bipirira n'amatorero ngo itorero ni iryiwe warigese mani Kemwe mudambye unigiwe zamaza ati umunsi ari biriri bzuya waruhari none ribaye gawe gute bibiri zivuga ngo habe n'intumwa zamusizeyo yabavuga umuririnzi ngo ntawo shobora no kubigereranya kamani itangazo uramuza mubona iparuwase nimwe paruwase ya Yesu nimwe izi zindi gusa ni administration ariko iparuwase nimwe paruwase ya Yesu babisukuri nagenda mbivuga iparuwase ya Yesu kuri ya nimwe iparuwase nimwe oya bikamureke hari igihe nshobora gukubita mu ijisho ariko mbabwira amakuru y'iparuwase tuvuge ngo amen iparuwase nimwe kuri ya mbabwira paruwase ya Yesu nimwe izi zindi mu buryo bwa administration kuko muri nzamza ngo itorero ni rimwe none mu Katarama aho kandi n'umwami waryo bumwe ngo yamusangiye haleluya haba ngo ifunguro ni rimwe ifunguro ritunze itorero ryose ni ijambo ry'Imana ngiri ifunguro ritunze itorero ntabwo rigaburira imishinga torero ntidoga umushinga torero dore ibiryo bitunze itorero muri nzara ngo ifunguro ni rimwe ngo ritunga abayobozi ngo n'umwami waryo ngo riramusangiye itorero ni irya Kristo tuvuge ngo amen yaravuze ngo azargishyira rye ngo ridafite ikizi cyangwa ngo umukanya haleluya kandi azafira bikandereza haleluya kundasoshe minota bambaye niyo muzamure twese Imana icyubahiro haleluya muzamure